kandi bizingiye bitimuka bidashaka amaviza. Haleluya. Bihagaze imbere y'amaso y'Imana ngo bize biramya Imana uko bwije n'uko bukeye. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye pastor yadusobanuriye we Nyamata aravuga ngo hari bizima bigira amaso yo kureba inyuma. Uyu munsi ni wo kureba inyuma mwami ngo turebe Imana yadukuye. Imana yaje mu ijuru we imbere ndi tuwazi data. Ariko turibuka Imana we turibuka uburyohe bw'Imana mu isi we. Haleluya. 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 Turibuka amezi atandatu y'abadata ukabageza aramye Imana bashaka ubugingo batagira icyifuzo batagira iki ariko Mana we Mana yo mu ijuru we data we. Turibuka abagore baranyaga Imana bakagenda ku musare bagasiga ibishimo bayibiterwa bakagaruka zarese ta kindi kintu ndampampane ta kuvuga ngo ataye urugo ndaki ariko Mana yanje we data we twibutse Imana we. Haleluya. Haleluya. Shimwe gatuzamuka imbere y'amaso yawe Mana we. Kwibutsa abantu 30 bahaguruka bakava za mirimba bakagera za gashasha bakagera mu mibunda ego nonangana bafite ubwenge n'abafite ingo ariko bakaramya Imana bakazunguruka bakava mu bana bataha mu wundi mugani wa mwene data wo muri Kenya uzovuga ngo yibuse ku nundu yibuse ubebe Mana turibuka Imana ikizungurutsa abantu we izishimo by'Imana bigituma abantu barara ku musozi we Mana shimwe data we Mana hembura umunimo wawe hagati muri umwaka we mwami Yesu uri mu ijuru we aba no gusenga iminota 30 ngo numupeiza tazi gahunda n'ikini ariko Imana we. Haleluya. Mana yaje we muzehe muri bibi yageza apfukama iminsi 3 yagiye kurunga ikinga agapfukama kuwa kane agaheza umugore amafaranga ngo ni kuwa kane ariko kuwa gatandatu bantu barashatse yagiye kurunga ikinga mu gitondo we. Mana we. Haleluya. 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 Ando taraga ubwenge twa Mana we bakigira ubwenge bw'Imana we. Mana yaje we data we hagati muri umwaka hembure umurimo wawe mwami Yesu we Imana zirigere agaciro mu bakristo data we mwami Yesu we data we abe no kubona gusa YouTube ingura n'umupeiza ngo sinzi ko cyarashaka kugira buke ariko atashaka kuzokabere ko kazunguruka isi ariko mwami kuba kubugingo kagasigara aho ngaho ndagira ugasobanura ariko Imana we babarira data we babarira Israel we babarira Mana yaje mu ijuru we data we ijambo ry'Imana rivuga ngo rahabo wowe Mana yaje we kuba dasize ikintu kimwe we abatasi Imana yamubuka yukana igipango cyabo abatasi baravuga ngo uzobwira kanyuze gusara haba we Mana yaje mu ijuru we ahabo ngo nawe taratara mwitaragiye muri korari ariko yaritswe mu Heburayo kubera imbabazi z'abatasi Imana yaje mu ijuru we kubera ijambo rimwe yagize kubera dasize gusa igitaramo cyane mugoroba yaravuze ati baciye mu ndeko barasoza Mana mwizina rya Yesu we Mana we abagore bataranyakira abakobwa bakabakukamenya bagitaramye we Mana yaje mu ijuru we zotwibuke data we tuvuza ko tugize iminsi Mana we muzehe wa zamana uzizosuza amakuru yose nitwo gutonda ngo wacu twakoze hari bizo wakoze ku murimo wawe Mana yaje twibutse hari imbaraga wakoresha ku murimo wawe data we n'ubushabarinzi bafumbuye impano z'inshi mwami Yesu mu ijuru we abantu bakaza baririmba bafatwa kuri za muninga batagira televiziyo batagira kantu kugira gute ariko umwuka w'Imana akagenda agaza umva muninga ukabire kuba musazi yagiye ewe yumvije ngumbe batanze bakera abanyabuyanga bageze baririmba ijuru rigakinguka we mu mahombe ndaho bafata ndakindu ariko Mana yaje we mwami Yesu uri mu ijuru we data we iki cyumwe cyo kuramya kitukejeje mwami ariko twumvishije haje dutekereje gusaba n'amatangazo gusanza nyose no ngumva ari Imana ikoze twebwe na twibuka impano zose twibuka kuramya Imana ko kugira akamaro mwami Yesu we twibuka kuramya Imana Mana yaje mu ijuru we abagabo babiri baranameje bari muri prison badaye baburana badashaka dose ngo bavuga ngo niki cyatumye bikora tufunguye iki nta dose bari bafite ikomeye nuko gusa ngo kubya Yesu bari bakirije umuntu ufitiye abandi inyungu mu rwego rw'ubumoso ariko barabatuzamye Imana amagambo magufi baramye Imana muri kwerera Imana irumva igirisoni Imana ishimwe yohereza marayika atari gifani ngo kimene imyango urufunguzo ruva mu ijuru kubera ko Imana. Haleluya. Ntabwo wari unaniwe kohereza abagabo bakomeye b'abakarani bakomeye bo mu ijuru ngo baza bamene imiryango bamene nizo ariko ngo igishitse cyaraje amagambo magufi indirimbo zararirimba abagabo badafite amaboko ko batega amaboko batobasha gupfukama baboshe n'amaguru ijwi rirazamuka izana ifunguzo. Haleluya. 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 Asante Yesu we Mana yaje mu ijuru igishitse ngo kirabe ifunguzo zirafunguka n'izindi mboye ziricara zirahumigwa Mana yaje we kubera ko abantu bazatarana imyaka 3 abantu batarahumirwa we kubera ko abantu bazabuzuka mu rukwerera induru zikavuga mu bakecuru batabuza amafu batabuza imboga zo kugaburira abana
abanyeshuri babigishwa n'abazungu ariko amaso zakana imbere y'amaso y'Imana ntagicashura ego nonangana ese turashaka mu murongo Mana twatse imbabazi ku murimo wawe mwami Yesu twatse imbabazi mu bikomeye mwami twatse imbabazi Mana yaje we twatse iminwa ariko imitima yaragiye imitima yarazorongeye mukozi Imana yavuze ati twageza dubona tugahumirwa none tumaze kumenyera amadeshi tumaze kumenyera amuciko tumaze kumenyera abantu bambaye ubusa ewe masacu ndamenyera Imana yaje imirwe uduheza guhumirwa kuzogeza dusuye mu isi Imana yaje n'imitima yacu Imana zozibona ko twikanze ewe hazabwo ndekeza zisotorera cyari kwisi ese no twarasigaye se zingira ngo twageza dukora itorero Mana yaje nyamwe n'ibintu babiherwa mu isi abana kuri YouTube ngabataza biriya biratariho umugena gikari n'agatimba satani uri kwirigaragaza kuriya muri nzi yavuze ngo abe no kurota kwagora kuri itorero kuko tinga ubiteka kwaragera mu isi bucyabera bakirimwo Mana we reka tubara cyake Mana dusabisi imbabazi mwami dusabe bara b'Imana imbabazi mwami dusabe itorero imbabazi Mana yo mwijuru we haleluya bagapita bageza baza kubaza bayumva uko bagira ingaje amagambo magufi akavuga ngo ese Imana yavuze gute Mana ariko ubu ngo harimo ushaka kubaza isi abantu boza bagapita basi ariko twacurikanyije ibe Mana yo mwijuru we data wa twese we Mana yaje we twatse imbabazi mu izina rya Yesu gutoro surugere gacire mwami twatse imbabazi mwami ngise subiri bazitorera uko jogira we haleluya isi bazitorera uko gyara muse we ibazo ko Imana yavuze mwami we uko Imana natubwiye ngo abantu bamukumva makuru y'icantege ariko makuru yo kwijura abantu bageza aho ndakiboneka erese ngo abonye ingabo zifite umuriro nabwira Imana atase ndi umurana nagahazi nawe mu gitondo nabandi yora bukwa Imana yamayemera ngo umurana nagahazi utaseze ariko abandi baragira imbaraga Mana y'ijuru kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ese kuri siko yarari na n'uyu munsi ngo niko nitwe twinaniwe nitwe twadeze nitwe twacanze ibintu we Gazo umukozi wo mu rugo utasenga utagira ikora utagira na Bibiliya ariko gusa patron akavuga ati nyerekera umukozi waje hano ariko kandi mwami Yesu ariko waragaragaye Imana yo mwijuru kandi Elisa nawe ntabwo yarisasa yasabye icyifuzo nawe shabujawe nawe arahumirwa yagendanye na Eliya nawe avuga ati sana amahoro Elisa we ndiwosigara Elisa nawe arasara turajana ngwaje gutandukanywa Eliya mugati yewe sabe ushaka ngiye kugugwaho nawe asabe icyifuzo kitabaho Imana yaremwe uwo munsi abene Eliya yaratangaye Elisa yaravuze ngo akademi imigabane ibiri ayiwe Eliya aravuga ati sana amahoro ati ntumbira Imana yo mwijuru ishobora byose muri ibyo yaravuze ngo niyo ishobora byose niyo yari mu migabane Elisa we usanga nk'umwe kandi kazangira ngo none nako Eli haleluya baravuga ngo ntumbira Imana ikuremera isaka dore kwiziko haleluya ziracahari bose abazine yose ubona ziracahari imbaraga z'Imana ziracahari nitwe twinaniwe nitwe twafaze ibintu Mana yaje we twasibaza mu izina rya Yesu udutunganyirize mu isi yari yose mwami Yesu mwijuru we dusenga isi tutavuze ngo ni umunara dusenga isi tutavuze ngo ni eta dusenga isi tutavuze ngo ni umugabane mu rwego rw'isi twasubiye inyuma mu rwego rw'itorero twataye amanota mu rwego rw'abakirisitu niko mukozi Imana atubwira abahanga umaze kuririmba yaravuze ngo cyatumye Petero atsindwa ngo atanirwe kombe taregiye kubera iki abantu batama kombe yose wise kwikombe mutavukana mudahurije umuco n'umwirima bizabihuza ngo wese kwikombe ngo amutunga atese uko twari ko tubunurana nabo aravuga ati ndibibaho arihindura kubera ikombesha rutariho twicaye ku makombe yacu twicaye aho tutazi Mana duhagaze aho tutazi turemera isoko tutari dukwiriye kuremera tuvugira aho tutari dukwiriye kuvugira mwami Yesu uri mwijuru we twicaye mu tegiteri yacu we twatse imbabazi mu izina rya Yesu w'i Nazareti twatse imbabazi mu rwego rw'isi mwami Yesu uri mwijuru we agaciro k'itorero kagaruke Mana we muntu yageze abana abakozi b'Imana ukabura ku ntaca ufite kikurega ariko waza wumva igitinyiro cy'umukozi w'Imana kiri imbere yawe nk'icokeri ariko ubu ngubu yo gukutana ku gitugu nawe n'amaboko yawe n'ingayandi yose Mana twatse imbabazi mu izina rya Yesu twatse imbabazi Mana twiciye ku yandi makombe twatse imbabazi Mana twateshutse uzama kuri yose twatse imbabazi twakatuye zari bikomeye twatse imbabazi Mana izari kizira zaba bisanzwe twatse imbabazi mu izina rya Yesu reka cyubara cyawe cyakire Mana yo mu ijuru mureke imitima yacu mu Imana impano zigaruke mwami Yesu mu ijuru reka cyubara cyawe cyakire reka imbaraga zawe zigaze dusaba ko z'Imana dusaba mama n'abapapa dusaba abana bacu abakobwa n'abahungu abakobwa bageze Imana sunzu yaravuze ngo ni gute bonamwe Imana bahari gutyo bambaye ubusaragise gute ngo ingabo zasafuzaga ziramye Imana ubwiza bw'Imana bukaza ingabo zo ngijuru zikaza guhagarara n'abari bakora zo hagarara he
ariko mwami Yesu we mana we mundazi isokoresha gusa ngo baneke kuri YouTube nta mwuka we uri mundatega amaboko kuko mugezi we yateze ariko Imana we babarira Israel haleluya twatibaza mu izina rya Yesu haleluya ngabo se mu Yesu dufashe kuramye muri kicumweru udufashe Imana twibuke ibyiza byinshi twasangiye nawe twibuke gukomera ku Imana twigeze kubona twigeze kubona ico toro cy'Imana mwami Yesu we haleluya mukazi Imana yabuze ubuhamya bwamwe na data wacu rugari yagaza kubona akamwica abatekereza kubera imbaraga zarize mu bamwe ayiwe Imana iza makuru yose reka icubara cyawe cakira Israel reka imbaraga zawe zikansara umugambi bwawe kuva no guseka ryose kubwa Yesu mwami wacu amen. Amen.